Nyirasafari Elizabeth utuye mu nkambi y'impunzi ya Nyabiheke mu karere ka Gatsibo avuga ko nyuma yo kubona ko inkunga bahabwaga igenewe impunzi igabanijwe yahise atangira umushinga w'ubucuruzi. Uyu rwiyemezamirimo n'umwe mu mpunzi ufite umushinga ubyara inyungu ndetse wemereye inyunganizi mu mushinga wa Jyambere. Yahise agana ikigo cy'imari kimuha inguzanyo, leta imuha inyunganizi itishyurwa ku mafaranga yatse, akaba atangiye kwiteza imbere. Ngiye kuguza mu nkomoko iranguriza impi ry'itanu. Iryo ry'itanu nararyishuye, maze kuryishura bampa 300 nayo ndayishura, ariko bansigiramo Jyambere hishura kimwe cya kabiri, barongera banguza 500. Ayo 500 nayo ndayakoresha. Ubu ngubu uburyo ndiho bega byaramfashije cyane. Ubu ngubu mfite ikibanza cya 1,500,000. Abantu babonaga kweto bitagoye, bakarya bitangoye. Inyunganizi zitangwa kuri ba rwiyemezamirimo b'impunzi ziba mu nkambi yemerewe n'abafite imishinga ibyara inyungu batuye mu turere turimo inkambi, ariko bafite 10% by'abakozi akaba ari impunzi. Kanamugire Innocent akora ubworozi n'ubuhinzi, akaba afite umwihariko wo korora imbata. Yahawe inyunganizi muri uyu mushinga wa Jyambere, akaba akomeje kwiteza imbere nawe. Mbona bongeye kumpa message bambwira yuko garante yo muri Jyambere yaje, bambwira ko banyunganiye 3,600,000. Nari narasabye 9,000,000. Numva biranejeje, ndavuga nti burya umubyeyi ntago ari umwe, hari n'undi wakuremera nk'umubyeyi kandi atarakubyaye. Nuko ndayakoresha, ndishura, ndarangiza. Ndangije projet y'amatafari tuba tugeze muri season y'imvura, ariko numva ntago nkwiye nanone kurekera aho ngaho. Nibwo nahise ntekereza, navuga muri iki gihe amafaranga ko ahari nabanyakoresha gute. Nibwo nagize initiative yo kuvuga ngo ahantu hari umuzamu haba ugomba kubarinda ziriya nk'umubona hakurya, amatafari ahari. Ariko ndatekereza se bazamu bazaza baba aho ngaho nta kintu bakora, niko kuzanamo projet yo kuvuga ngo reka nzaneze inyana mubona aha ngaha. Ndongera nyuma gato ntekereza ku kijyanye n'ari amazi mubona aho tuba twakuye ibumba, ndavuga nayo hari uburyo umuntu yabyaza umusaruro. Nibwo nazanyemo projet y'imbata. Ni nako bimeze kuri Uwimana Maria na Niyonsenga Janvier, nabo bakora ubucuruzi hafi y'inkambi ya Nyabiheke, bakaba bafite n'abakozi b'impunzi. Ibicuruzwa byanjye ahanini ni ibi bintu by'inzoga. Curuza amakarito, nagari agacupa kamwe, bajyana amakarito. Ubwo niba ikarito wenda nayifatiye 20 wenda na kimwe, ubwo naje kugira ngo mbone akanyungu bahera 21,500. Urareba iyo udafite amafaranga ahagije ntago ukora ngo bigenda, ariko iyo ufite amafaranga ahagije urakora. Hari bamwe bo mu nkambi dufite dukoresha, tukagera nabo mu cyaro dukoresha, kuko mu nkambi tugirayo umuntu udukorera nawe utanga ibiryo, na hano natwe tukahakorera tugatanga ibiryo byo gukoresha, nyine tugatanga amafaranga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Gatsibo Ntakunda Jolie avuga ko inyunganizi y'amafaranga ku mpunzi n'abaturiye inkambi bafite imishinga iciriritse, amakoperative, ari igisubizo mu kugabanya ubukene no guhanga imirimo. Niba babahaye amafaranga angana n'ibihumbi 500, ukuvuga ngo yishyura 250, hanyuma ya 250 yandi akaba inyunganizi. Bityo rero bimufasha kwihuta mu buryo bwo gutera imbere, kubona inyungu ndetse no kubaho mu buzima bwa buri munsi. Amakoperative kuri inyunganizi, ba rwiyemezamirimo, amakoperative, kampani, iyo babonye inguzanyo mu kigo cy'imari, umushinga Jyambere ubatangira inkunga itishyurwa bitewe n'amafaranga batse ndetse nayo bamaze kwishyura. Iyi nyunganizi yagenewe ingengo y'imari y'amafaranga y'u Rwanda miliyari 12. Banki y'Amajyambere y'u Rwanda imaze guha amabanki yatoranijwe miliyari 6.3. Abagenerwabikorwa 5,418 bamaze guhabwa miliyari 2 na miliyoni 400. Jean Paul Turatsinze mu ntara y'Iburasirazuba.